Philadelphia Imana iratsinda. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas uturuka mu itoro Pentecote de Reve Philadelphia. Imbere yanyu na tubazanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tubanze dusenge mbere ya byose. Turagushimiye Imana nguru uturinda ku manywa na nijoro. Ushimwe kuko turacyariho mwanya mwiza nk'uyu banzo tubabarire tweze ibyaha byacu, weze isi yose, weze igihugu cyacu. Muka wera akora imirimo wo twirukanye ni Satani. Mbaraga zose z'umwijima turazihagaritse. Dusenge imitima yose izabasha gukurikira ubutumwa bwiza, izabashe kubagira umumaro. Urakoze mwanyano wawe Muka wera, tukwayikaze mu izina rya Yesu. Amen. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu munsi mwiza yuko turi bazima. Kuryama no kubyuka twebwe twizeye ko ari imbaraga z'Imana. Twebwe twizeye ko ari imirimo myiza y'Uwiteka. Nimba ubona utangira umwaka ukawusohoza uri muzima, ube ushima Imana. Iyi minsi mwanzi yagurukiye isi yose, byago biri mu bihugu byinshi turabyumva ku manywa na nijoro, ariko suko turusha abandi bwiza, suko turusha abandi ubwenge, turacyariho kubw'Imana gusa. Mana idufashe kandi tugirire neza. Kandi mu gihe tuvuga ko turacyariho kubw'Imana, bitusabamo iki nk'abantu abizera Yesu Kristo kuba mu umukiza. Bidusabamo kushaka tena mirimo yo gutunganya mu imisi, mirimo yo kwezwa, mirimo yo kumvira Imana, gukora mirimo myiza Uwiteka turebe atwishimire, kuko ibyo nibyo bituhesha amahoro n'umugisha hano ku isi. Turasoma ijambo ry'Imana kubw'uyu munsi mwiza riri mu gitabo cya Luka gice cya 8 murongo wa 43 tugarukira ku 48. Aza umugore ari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntagira numwe ubasha kumuvura. Nuko aturuka inyuma akora ku shundura z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze kuhakana, Petro n'abagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu arababwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose cyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganira kubw'uyu munsi mwiza, no kwibusanya no gukomezanya mu bibiye bya nyuma. Turimo gutegura kugaruka k'umwami wacu Kristo, kandi tutazi umunsi n'isaha, ariko twabonye iki ibimenyetso y'ibyo yavuze. Kandi avuga ko nimubone bingibi mube maso, muhitegure, kuko mutazi iki umunsi n'isaha. Umutwe w'ijambo tugiye kuganira iravuga iki? Nducika intege, komeza urugendo. Nducika intege, ukomeza urugendo, niwe mutwe w'ijambo. Iyi minsi usanga abantu benshi barabakozi b'Imana, barabizerwa, barabantu bakoreraga Imana, barabantu bari bafite imirimo myiza mbere y'Uwiteka, barimo kugenda bakora iki? Bacika intege. Bamwe barimo kuva mu byagakiza, bari muri Afrika bari abakristo basenga Imana, ariko bagiye muri Europa, bagiye mu bindi bihugu, ukasanga umuntu yavuye mu bushake bw'Imana. Hari n'abandi bari abakristo muri Europa bageze muri Afrika, bamwe bava mu bushake bw'Imana. Ariko iki gitondo kiza icyo Mwuka Wera ashaka kutubwira, nducika intege, komeza urugendo, kuko Yesu azaza kutujyana.
kandi byatubera byiza atusange twiteguye. Batubwiye inkuru z'uyu mugore wari umaranye imyaka 12 n'uburwayi. Burwayi ku mubiri w'umuntu bwinjira vuba, umuntu afatwa vuba n'uburwayi, ariko kuva mu mubiri biragora. Bisabamo kwivuza, bisabamo gufata biye, bisabamo kunywa makire y'imiti bakwandikira. Ariko uyu nguyu ntago bitwereka ko yagiye kubaganga ku bitaro. Atubwira ko we yamaranye imyaka 12 kandi warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntagira n'umwe ubasha kumuvura. Bigaragaza Bibiliya ishaka kutwereka ko uyu mubyeyi yari afite bushobozi ku buzima bwe, ariko mwanya yafashwe n'uburwayi aravuga ko mfite ibintu kandi ubutunzi bw'umuntu bumufasha mu bihe by'ibibazo. Bushobozi bw'umuntu bumurwanirira mu gihe ahuye n'ikibazo. Aravuga kuko mfite ibintu ngiye gushaka abavuzi babashe gukora iki, ndebe ko niba bamvura ubu burwayi nkabasha gukira. Kuko burwayi buza burwanya umubiri, utabaye amaso wivuje no gupfa mundu yapfa, ukicwa n'uburwayi kandi igihe cyawe cyari kitaragera. Ariko kuko burwayi bwaguteye burakwica, we aravuga ko sinshobora kwemera gupfa kwicwa n'uburwayi kandi mfite ibintu. Ariko Bibiliya yatwereka ko yashakisha abavuzi, bintu byose yari afite, butunzi bwe bwose burashira, ariko nta numwe wabashije gukora iki kumuvura. Burwayi burakomeza, na niyo bamugejeje ku yo myaka 12 yagendaga yivuza, ariko ageraho bushobozi burashira, ariko abavuzi bose nta numwe wabashije kumuvuza akire. Mugore shuti n'abavandimwe nize ko bamuvuyemo, kuko ku rukundo rw'umuntu gusa tukundana kubw'inyungu runaka. Kigiye wari umukire ushobora kugira inshuti, ariko umukene ugeze ku bukene inshuti zakuvaho. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Na niyo mpamvu Imana yaratubwiye mu ijambo ryayo ati yavumwe wiringiye umwana w'umuntu. Turakomeza. Nuko musumwe wa mubyeyi yari yageze ku rwego rwo kutava mu rugo kubera uburwayi bwari bumuremereye, atakishobora no kusohoka, yibera mu gitanda wo kumuha amazishwe. Abanditsi bendi bagiye bavuga komantere y'uyu mudamu ati yageze ku rwego aranuka kubw'imyanda bitewe n'uburwayi yari afite, ava amaraso mu myaka 12. Nta buryo bwo kubona amazi yo kumesa, nta buryo bwo kubona amazi yo gukaraba, nta n'imbaraga yifite. Ariko nizeye ko yicaye mu nzu yumva inkuru za Yesu Kristo. Yari yamaze imyaka myinshi yumva iyo nkuru, ariko yumvise ko abantu barimo barataka ko Yesu araje, Yesu araje. Aratekereza iminsi yamaranye n'uburwayi, buryo bavuzi bamuriye amafaranga butunzi bwe bwose kandi batabasha kumuvura. Nize ko ku mutima aravuga ko reka ngerageze nanje nkurikire Kristo, nkurikije ubutumwa bwiza nagiye numva, nanje mukurikire mbone ko nimba ari cyo yakora iki yamarira. Kwizera k'umuntu kumugeza ku gitangaza, kwizera k'umuntu kumugeza ku gisubizo kiza. Mu buzima bwacu bw'iki Kristo ntitukavuge mana gusa mu kanwa, dukiranuke kandi twizeye Imana, tumenye ko bibazo dufite Mana niwe gisubizo cyabyo. Nahura n'uburwayi Mana niwe muganga, nahura n'ubukene Mana niwe kura gucyavikisha n'ibikomangoma. Abantu banyanga ariko Mana imyishimiye byambera byiza mu buzima bwanjye. Murongo ukurikira iravuga ko nuko aturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama.
banditsi b'ibitabo bavuga iki? Mwanya yasotse yagendaga yetamye, yagendaga afite akabando, atakifite imbaraga kuko uburwayi yari afite bwamuteje na ndege ngeya kubura amaraso ku mubiri, buri munsi arava myaka 12. Ariko akagira ikindi kintu, bandu bari benshi batekereje Yesu Kristo, bashaka kumumva, bashaka kubona bitangaza Yesu arimo gukora. Nawe aravuga ko nanje ngomba kubajyamo. Ariko banditsi bandi baravuga yaranukaga, yari afite umunuko umukomeye kubera ibibazo n'imyanda n'uburwayi yari afite. Ariko umudamu arahagarara tu amuturuka nyuma, buryo yagendaga abantu bagendaga bamuhinzira, bonyine bakamuhinzira, nibiki bamuhinzira, mwanya bamuhaye inzira arakomeza, mwanya bamuhaye inzira arakomeza. Bibiliya iravuga ko amuturuka inyuma akora ku mwenda we. Uwo mwanya maraso irakama, umudamu arakora iki? Arakira. Niki cyamukijije? Nuko yahuye na Yesu Kristo. Niki cyamukijije? Nuko yizeye ko Yesu ashobora byose. Bwana Yesu asifiwe. Yesu arababaza ati ninde unkozeho? Uwo mwanya mudamu yamukozeho gusa ku mwenda we, burwayi burakira. Yesu arahindukira ati ninde unkozeho? Ninde unkozeho? Ninde unkozeho? Abantu bose baraceceka, ababaza ninde unkozeho? Ninde unkozeho? Petero nawe arahaguruka ati ariko mwami, abantu barakubyigana, nawe uravuga ko ninde ugukozeho? Nize ko yashatse kuzana ibisobanuro byinshi hariya. Wamenya gute nimba twamenya gute ugukozeho kandi abantu barimo gukubyigana? Yesu atufashe kandi atugirire neza. Nta kintu na kimwe Yesu atashobora kumenya. Buryo turara, buryo tubyuka, mitekerereze yacu Yesu arayizi. Mitima yacu, ibanga ari mu mitima yacu Yesu arayizi. Amukozeho gusa natwe mu buryo bw'ubwenge bw'umubiri urebe wakwibaza se ni umuntu yamenya umukozeho hano n'ubu bwinshi bw'abantu? Na nuko Petero yashatse kumubwira. Yesu aramubwira ati ari unkozeho kuko menye ko imbaraga zimvuyemo. Ari umuntu unkozeho Petero we, kuko numvise cyangwa se menye ko imbaraga zimvuyemo, ari unkozeho. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Kuri Yesu ari imbaraga zishobora kwinjira ku buzima bwacu bukatuhindura. Kuri Yesu ari imbaraga zishobora kudukiza uburwayi bwananiranye. Kuri Yesu ari imbaraga cyangwa amavuta ihindura amateka y'umuntu n'umukoraho. Se iyi misi urimo kumukoraho? Tekereza nawe neza. Cyangwa wamuvuyemo, cyangwa waramusezeye. Ariko ntabwo ari misi yo gukora iki twasomye ijambo mutwe w'ijambo wawe nducika intege, komeza urugendo. Ntabwo ari misi yo kumuvaho, ntabwo ari misi yo gusubira inyuma, ni misi yo gukomeza urugendo. Ibi biye ndibikatuhindure, kuko abantu benshi bagiye kuhindurwa n'ibibiye, kandi cyane cyane abo mu nzu y'Uwiteka bave mu bushake bw'Imana, kubera inzara, kubera ubukene, kubera ubushomeri, kubera iki? Ahirwa upfa agapfira mu mwami Yesu Kristo, nuko Yohana yatugiriye nama mu byahishuwe. Bibazo byose dufite mureke twihanganire, nimba gupfa tuzapfirire mu mwami Yesu, kuko uwo muntu afite iki? Amahirwe. Bwana Yesu asifiwe kandi Imana idushoboje. Ari unkozeho kuko menye ko imbaraga zimvuyemo. Nuko umugore mwanya yumvise gutyo agira ubwoba tena ku mutima. Nize ko yagize ubwoba. Nari nzi ko kumukoraho nta rundi rubanza, nari nzi ko kumukoraho ndashaka kumenya. Atangira gutitira ku buzima bwe, ariko yumvise kimenyetso cyo gukora iki? Cy'uburwayi gukira, maraso yarakama. Bwana Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Uko yakoze ku mubiri w'umukiranutsi. Murongo ukurikiraho, nuko uwo mugore abonye ko adahishwa. Yesu ndagwahishwa. Bindu byose turimo gukora mwene data, mu rugendo rwawe, mu nzira zawe, ibyo utekereza, ibyo uvuga, menya ko Yesu ntagwahishwa. Aza
ahinduka umushitsi. Wa mudamu yaje imbere ya Kristo ahindutse umushitsi, ababaye tena kandi yagomba kunezerwa kuko yakoze iki? Yakize. Amwikubita imbere, hinduka umushitsi imbere y'Imana mu gihe ufite mu bibazo byawe, umukubita imbere. Ari gitangaza, umugore araza mbere ya Kristo, amenya ko adahishwa, aza imbere ye, amwikubita imbere, amubwira mu maso ya bose icyatumye ko amukoraho nuko akize muri ako kanya. Asobanurira Kristo amaze kumukubita imbere, yahindusha umushitsi, ati mwami, sinari nzi ko kugukora wari rubanza, sinari nzi ko kugukora wari kibazo, dore maze myaka 12 ndwaye, mva amaraso idakama, kandi nari mfite ubutunzi bwanjye, ibyanjye byose narabimaze kubavuzi, sinabashije kubona n'umuntu numwe unkoraho unyiza bibazo nari mfite, uburwayi nari mfite. Ariko aka kanya nagukoze ku mwenda gusa, numvise nanjye burwayi bwanjye burakira, amaraso irakama. Haleluya! Kuhamiriza nabyo ni byiza, kuvugisha ibyakubayeho nabyo ni byiza. Mu iminsi abantu basigaye bifungiranya n'imirimo Yesu yabakoreye ku mitima, ati nimvuga bazanica, nimvuga bazandoga. Ariko se ku itoro ry'Imana ibyo byabaho ko tubayeho kubwo gukomezanya muri urugendo, mu buhamya, mu mashimwe, mu mirimo myiza Yesu yakoze. Yesu nawe amaze kumva gutyo, Yesu aramubwira ati, mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijijwe, genda gute? Genda amahoro. Haleluya! Mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera k'uyu mubyeyi nuko kwamukijije, kwiza k'uyu mugore nuko kwamugiriye neza, kwizera twavuze ko kurarema, kwizera kuko umuntu abona igitangaza, kwizera kushaka kukuha ibyo wasabye, kwizera kukura kurengera. Mwana wanje, genda, kwizera kwawe kurakukijije. Yesu ongera aturi ijambo rivuga iki? Genda amahoro. Isi irimo kwifuza amahoro, ariko amahoro iri ku mwami wacu Yesu Kristo. Isi irimo kwifuza butabazi, ariko butabazi buri ku mwami wacu Yesu Kristo. Amaze kumwaturira nawe ijambo ati, wigendere kuko kwizera kwawe kurakukijije. Anyuma aramwaturiye gusa ati, genda amahoro. Ufite amahoro ya Kristo nta kindi kizagukoraho. Ufite amahoro ya Kristo uraryama ugasinzira. Ufite amahoro ya Kristo Yesu Kristo akuberera amaso. Mureke dushaka amahoro y'Imana. Kera twaririmbaga gakorasi mu rusengero, aya mahoro, amahoro meza tangwa na Yesu. Amahoro meza tangwa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu nditukakangishwe n'ibibiye turimo. Mureke dushake kwizera. Kwizera kurarema, kwizera kuzatuhesha amahoro ituruka kwa Yesu Kristo. Mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Uwo muntu nize ko yagiye burwayi ndago bwongeye kumugarukaho, kuko Yesu yamwaturiye amahoro. Niyo mpamvu iyi minsi nawe wagarare ku munara, iyi minsi nawe ushaka Imana mu kwizera, iyi minsi nawe wagarare neza ku murongo w'Imana. Bisubizo by'ibibazo bituruka ku bibazo dufite, bisubizo byawe tubibonera ku mwami wacu Yesu Kristo. Mane bashoboje, mane bakomeze. Abavuye ku murimo w'Imana mugaruke ku murimo w'Imana. Abarimo gukorera ibyaha batatinya icyaha kandi bitwa ba Kristo, ni iminsi yo gutunganya, tubona amahoro meza ituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kurangiza kuri iri jambo Yesu nawe yabwiye abigishwa be. Ni jambo abantu bamenyereye, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rikwiye kumenyerwa. No gusaba bubasha bw'Umwuka Wera agadusobanurira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo cya Yohana 14 murongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Ijambo riratubwira iki? Ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanje, ngo aho ndi namwe muzabeho. Haleluya!
Haleluya. Mwumva amagambo y'Uwiteka bene data. Mutwe w'ijambo ratuvuga ko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Na indi nzira waboneramo amahoro hatari muri Yesu Kristo. Samusumwe nawe yicaranye n'intumwa. Bamaze kumva ko Yesu agiye gutotezwa. Bamaze kumva inzira yose Yesu agiye kunyuramo, amaze kubasobanurira. Habona abantu basige bagenda batakifite morale, bagenda batakifite umunezero, amenya bibazo bafite. Niyo mpamvu yababwiye hano, ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Yewe itorero ry'Imana, yewe mukiranutsi w'Imana, iyi minsi ndi tukahagarika imitima yacu, twizere Imana na Yesu Kristo nawe tumwizere, kuko kuri we niwe ari w'amahoro, kuri we niwe arimo gukirizwa uburwayi, kuri we niwe arimo kuhumurizwa. Yesu niwe gisubizo k'ibibazo dufite mu barwayi. Yesu niwe muganga mu bashonje. Yesu niwe mugati mu bafite inyota. Aravuga ko niwe mazi, ni soko y'amazi dakama. Murongo ukurikiraho, mu rugo rwa data hariho amazu menshi, iyo batahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira ahantu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka gukora iki? Mbajyane aho ndi namwe niyo muzaba. Yesu yashatse kutwereka iki mu aya magambo? Ni kuvuga ko nuko twahura n'ibibazo, nuko twahura n'ibikomeye, ntago dukwiriye kuhagarika imitima yacu. Twebwe tugomba gukomeza kwizera Imana, tukizera n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kwa data hariho amazu menshi, aratusobanurira byo. Nta kintu kibuze kwa data. Kwa data hariho amazu menshi, kwa data hariho byose, kwa data hariho butabazi. Nimba zitahari sinagomba kubabwira ko ngiye kubategurira ahantu. Ndagiye ariko nzagaruka kubajyana. Aho nzaba niyo namwe muzaba. Iyo ni isezerano y'abantu bizera Imana. Iyo ni isezerano y'abakiranutsi ko Yesu yagiye kubategurira ariko azagaruka kubajyana. Niyo mpamvu mureke twihanganire bibazo, mureke twihanganire bikomeye. Iyi minsi ndimo kumva abantu benshi batangiye guterwa ubwoba n'ibibiye turimwo. Ati se ko bone bibiye mundi yakiranukira Imana gute? Oya, mukiranutsi ndagwahinduka, mukiranutsi ahora ari kubara rimwe ry'umweru, kuko Mana nuwera. Natwe tugomba gukomeza kuba abera, tutahinduka tube mikara, tugomba kuba abera. Yesu nagaruka azatusange twiteguye, atujyane mu ayo mazu yagiye kututegurira. Niki kirimo kuguteza ubwoba? Niki kikwangayikishije? N'uburwayi umva ko uyu yamaze imyaka 12, ibyo yari afite byose byararangiye, ariko munsi yakoze ku mwenda wa Kristo yabonye gitangaza. Nimuhagarika imitima yanyu, nimuhagarika imitima bene data, tubagiriye inama, komeza wihanganire mu mwami. Turagushimye Mana nguru, urera kandi urakiranuka. Tunejeje nawe ko uyu munsi mwiza, kuko watuhaye kanya yo gutanga tena ubutumwa bwiza mbere y'ubwoko bwawe. Tusabiye isi yose mbabazi Mwami. Mitima y'abantu imaze kuhagarikwa n'ibibazo byinshi. Abantu benshi bamaze kuva mu bushaki bwawe, abantu benshi batakishaka kwizera izina ryawe, ariko yose weze utunganye. Abo mu itorero, hanze y'itorero, mahanga yose wiyeze utunganye. Abakozi bawe bavuye mu bushaki bwawe, abasengera ngo murimo bavuye mu bushaki bwawe. Miryango yacu ubabarire, igihugu cyacu kibabarire, weze mipaka y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Mitima yacu yose wiyeze, hanyuma utongerere kwizera, udukuremo mwuka wo kuhagarika imitima, udukuremo mwuka w'ubwoba. Nuko ari bibazo ariko nawe uriho, kwa data ariho byose. Mana tushigikire kandi udufashe. Uwo twirukanye ni Satani, rengera igihugu cyacu. Imvura mbi turayagaritse, imvura yo kwica no kwangiza. Twagaritse imvura mu misozi y'u Rwanda. Rinda misozi y'igihugu, rinda abatura Rwanda. Ikingenzi utuwe mutima yo kukugarukaho, tubashe kukwizera kuko ari we Mana ushobora byose. Mana urakoze, reka ijambo ryawe rigere ku bantu bose kandi ribagirira umumaro. Nato tushoboje twambika imbaraga kugeza aho uzaza kujyana itorero, kandi icyo tugusabye cyane nuko tuzakubona mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu,
amina. Mani baho umugisha. Ni Pastor Serugendo Dismas, murakoze kututega amatwi. Mani baho umugisha. Reka tubahe nimero za telefone ariko watufasha mu buryo bwo gutunganira bitekerezo cyangwa se ukatugirira inama cyangwa kutubaza. Ni 07 82 43 97 54. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Philadelphia, Imana irakira.